Turabasuhuje tubifurije ikaze bakunzi bacu mwebwe tubana hano umunsi ku wundi kuri MCK Boss Empire. Icyumweru cyiza kuri mwese, ku bantu bose mwagiye mu materaniro, abari buze kujyayo, abari kumva ikiganiro cyacu muri kujyayo, abari muri gahunda zindi zigiye zitandukanye, mwese ndabasuhuje. MCK Boss ni tugiye kubana mu kiganiro cyacu cya none cyo kuri iki cyumweru. Amakuru ni menshi, yaba ayaranze iki cyumweru, yaba ariho uyu munsi, ni menshi cyane. Niyo tugiye kunyuramo turebere hamwe ingingo zimwe na zimwe zigiye zitandukanye. Iki cyumweru dusoje, uwitwa Rusesabagina yongeye kugaruka mu itangazamakuru, aravuga ndetse aravugwa, ntiyavugwaho rumwe bitewe n'amagambo amwe n'amwe yakoresheje. Ndagira ngo nimwibuka neza mu kiganiro twakoze ku cyumweru cyashize, twari turimo twibaza hejuru y'impfu z'abana b'abanyarwanda barimo barapfira mu mashyamba ya Kongo, hejuru y'ibibazo u Rwanda rwikoreye, hejuru y'ubwicanyi buri kuba muri kino gihe. Twari turimo twibaza aba bagabo baba bari hehe iyo bigenze gukemeze gutya, kandi bitwa ngo ni abanyepolitike, ndetse bavuga ko bazaza bakayobora u Rwanda cyangwa se bakatuyobora bakadukura kuri iyi ngoyi. Baba bari hehe iyo bari ibi bintu biri kuba, akaba ari twebwe turanga gusa tubyamagana turi gusakuza, bo baba bibereye mu biki? Twari turimo tubyibaza, twibaza ukuntu bashaka kuyobora abanyarwanda, bashaka gukura abanyarwanda ku ngoyi, ariko bakaba badashobora kuvuganira abana b'abanyarwanda bakomeje gushyirira mu mashyamba ya Kongo. Ibi ngibi naraje turabivuga hano birarangira, ariko yigaragaje muri kino cyumweru, agaragaza ibyo yari arimo, yigaragaje mbese atubwira ibyo yari arimo arategura. Ibyo yari arimo arategura nta bindi ngo ni uguha FPR Inkotanyi imbabazi, ukareba igihugu turimo turarwanira ukwishyira ukizana, ubutabera, gutanga ubutabera ku babubujijwe, noneho wakaza avuga ngo arashaka imbabazi. Mbibutse ko uyu na wenda nubwo avuga si we ni y'Amerika, turaza kubirebera hamwe, turebera hamwe se n'iki gikwiye gukorwa, kuko gutanga izi mbabazi ze zihishe byinshi. FPR yakoze ibyaha byinshi cyane guhera mu mwaka w'1990 kugeza na n'iyi saha iracyakora ibyo byaha. Abanyarwanda irakica abanyarwanda barapfa umunsi ku wundi, barashimutwa, bararenganwa. Wajya muri Kongo, abakongomani nabo bakeneye ubutabera bitewe n'ibintu Kagame yabakoreye cyangwa se Sofia. Ibyo byose umuntu akabyirengagiza, abo bantu bose akabakubana zeru, yarangiza akavuga ati FPR twaganira, igasaba imbabazi tukayibabarira. Iyo umuntu avuze kwita wibaza abanyarwanda ko nta mbabazi duteze guha FPR Inkotanyi, hiringe mashine, uyu mugabo niwe nande bashaka guhereza, niwe nande bashaka gutanga imbabazi. Ushobora kwibaza abanyarwanda, twebwe muri twebwe ntabwo ndumva tudakeneye guha Inkotanyi imbabazi. Inkotanyi zigomba kujya mageragere, ibyaha bakoze bagomba kubiryozwa. Si hano mu Rwanda honyine, si twebwe twenyine, n'amahanga, yaba ibyo bakorera muri Kongo, yaba ibyo mu karere kose, umugani ngo akarere kose barakayogoje. Ibindi byose ni ibyaha bigomba guhanwa, bagomba guhanwa. None ukibaza umuntu ushaka ngo kubaha imbabazi niwe nande? Niwe na babandi twavugaga ati kugeza iyi saha ntabwo tubona abo bantu bavuga hejuru y'abana b'u Rwanda barimo barapfa umunsi ku wundi, bo bari kugorora amakote gusa ngo bagiye kuzaza kutuyobora, ngo bagiye kuza kuyobora u Rwanda, ngo bakazana n'imbabazi n'ibindi bintu tudashaka kumenya muri aka kanya. Abanyarwanda rero cyane cyane urubyiruko, nkunze kubabwira nkababwira nti niba twisobanukiwe, ntabwo kwisobanukirwa bihagije. Nta nubwo izi disikuru z'aba basaza tugomba kuzitaho cyane ko byo bigaragara umugambi mugari uhishwe, kuko Amerika ishobora kongera kudutuburira nanone
ugasanga badushiriyeho igicupuri, aho bya bintu byose byakozwe ubutabera twari dutegereje tudashobora kububona, bitewe n'ibi ngibi birimo biragenda bigaragara bisohoka muri ino minsi. Urubyiruko rero tugwiye kuba maso tukabirwanya, ntitwemere yuko Amerika cyangwa se mpatse ibihugu ashobora kongera kudushyiriraho umuyobozi we yishakiye. Ni ngombwa ko twebwe tugomba kwishyiriraho umuyobozi twebwe ubwacu nk'abaturage dushaka. Twebwe ubwacu nk'abaturage tugomba kwishyiriraho ubuyobozi bwacu dushaka butunogeye, tukamenya ngo umuyobozi mba twamushizeho ntadukore ibyo ashaka, manda ye nirangira tugomba kumuta ibishanga tugatora undi. Icyo gihe tukagira igihugu gifite ubutegetsi, gifite umuyobozi urangajwe imbere no kugirira neza abanyarwanda, bakamenya ko niba tumutoye ari ideni tugiyemo, atari ukuza kutwicara hejuru nk'ibi by'agatsiko. Nk'ibi by'agatsiko mutora 99.9% ariko bakabamarisha ubuhiri. Bitari nk'ibi ngibi bya FPR avuga ngo mu Rwanda ni amahoro, ariko induru ku munsi kundi akaba ari zose ngo abantu bashimuswe babuze. Bakatubwira ko ari amahoro, ejo tukumva ngo abantu ngo bishe, ngo bicanye. Bakatubwira ko ari amahoro, ejo nabo bakica abantu mu buryo utamenya bugiye butandukanye. Ibyo ngibyo nta kuntu byarangira hakiri iki kintu cyo kuvuga ngo FPR tuzayiha imbabazi. Nituyiha imbabazi nawe ibyazakora bishatse kuvuga ko azahabwa imbabazi. Abanyarwanda se n'ubwo tugomba kuzahora muri urwo impirimbanyi, abantu bashigikiye impinduka, mube maso tutazongera kugwa muri uyu mutego, y'amagambo ashingiye kuri aya magambo y'aba bagabo dutangiye kubumvana. Nabo bamaze kubona yuko erega FPR yahirimye kandi igiye kuryozwa ibyo yakoze, none barimo barashaka systeme bashobora kunyuramo. Ni gute twabihindura tukabiburizamo, tukavuga tuti tubahaye imbabazi ibintu bikarangira. Kandi kubaha imbabazi bishatse kuvuga ko ntimwaba mukibirukanye no ku butegetsi. Ushobora kubona nibyo Rusesabagina yaje yayoboye, ariko systeme ni yayindi. Ntabwo mpamya yuko ishobora guhinduka ngo tubone hari impinduka zibaye mu buryo bugaragara. N'ubundi bakomeza bakaduhungeta nk'uko numvishe byabifobagane bibivuga, nk'uko bihora byigamba kwica abantu umunsi ku wundi. Ni ngombwa rero kuko twebwe nk'urubyiruko ibi bintu tugomba kubyamagana twivuye inyuma, kandi tukubaka imbaraga ku buryo iki kibazo n'ubundi nikibaho tugomba kuba dufite ubushobozi bwo guhangana nacyo. Nahoze mvuga abana b'u Rwanda bakomeje gupfira muri RDF M23. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ati rwose hano aho turi ibifobagane intore n'ibifobagane n'inturaguramayugi zishimye cyane ngo RDF M23 yamajije gufata Masisi. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, abantu bavuga ati twagize ubwoba, ni gute muraduhumuriza? Ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, mu minsi yashize nabwo twabonye bigamba ko ngo bafashe ahantu, byaje kugenda bike aho ibyo birindiro bari bafashe baracyabirimo. Ntabwo twabonye ejo bundi bavuza induru ngo bakubiswe bikomeye cyane. Mugomba kuzirikana ikintu kimwe, muri iki gihe FARDC ntabwo ikigwana bya bindi nk'ibyamayibobo nk'izi ngizi z'i Kigali za RDF M23. FARDC yo kubakubita neza irabanza ikabareka bakabanza nyine bakinjira bakamera nk'aho bafashe ibice. Kandi birumvikana ko niba FARDC yasubiye inyuma, M23 akazi kayo ari ugufata ibice, ntabwo yakanga kubifata uko byagenda kose, ntabwo yakwanga kwinjira ahantu FARDC yavuye. Ni ngombwa ko niyo babona ko FARDC igiye itarwanya, bagomba kuza bakahafata bagatangaza ko bahafashe, kubera ideni ry'ibishobagane by'abanyamurenge n'abandi n'agatsiko bafite kandi bagomba kwishyura. Babasezeranyije kubaha igihugu, kugeza iyi saha byaranze. Ubwo rero ntabwo baba babonye ahantu ho kuri iri foto gusa ngo bavuge ngo ntabwo bari buhafate. Barahafata, bamara kuhafata mu minsi mike yasohoye ikaza ikikorera akazi kayo. Ibi ngibyo rwose ntibibakange, ejo cyangwa ejo bundi
mushobora kumva rwose ahangaha bahavuye bahakubitiwe bikomeye cyane. Hari abantu benshi bakomeje kugenda bansaba amavidewo yo ku rugamba, hari abantu benshi bakomeje kugenda bansaba amavidewo yo ku rugamba, amavidewo yo ku rugamba. Ndagira ngo mbabwire yuko muri ino minsi urugamba rwahinduye isura. Ntabwo dukwiye kurangazwa imbere n'amavidewo yo ku rugamba, ahubwo dukwiye kurangazwa imbere n'ibiri kubera iwacu imbere mu gihugu. Hano iwacu imbere mu gihugu hari ibura ry'amashanyarazi rya hato na hato, buri joro nta muriro abanyarwanda bari kuba bafite. Bishatse kuvuga iki? Aho ntituzacya mu gitondo twumva itangazo ravuze ngo runaka yageze mu rugwiro. Ariho handi nababwiye ntitugomba kugira imbaraga, tugomba guhuza kugira ngo tuzabashe guhangana nabyo. Niba Amerika yatangiye gutanga imbabazi ku nkotanyi ibinyujije mu mukozi wabo, hari icyo bishatse kuvuga muri kino gihe. Dushobora gucya mu gitondo rwose twumva byahinduye isura, tugacya kumva andi makuru atandukanye nayo twari twiteze. Ari nayo mpamvu tugomba kuba maso kugira ngo ibi bintu tubashe guhangana nabyo uko byagenda kose. Ikindi kintu ngira ngo mbabwireho muri iki gihe ubona bimeze gutya, ndagira ngo mbwire abanyarwanda cyangwa se impirimbanyi zose, mwirinde kujya muri aya magurupe harimo ngo politike y'imbere mu gihugu mu Rwanda, ngo abakunzi ba Sikoviya n'ibiki byose ngo n'urwa Gasabo. Ndagira ngo aya magurupe muze kuyirinda, n'umuntu bayishyiramo rwose ugomba guhita uyisohokamo hakiri kare, mu rwego rwo kwirinda iri shimutwa rya hato na hatoya, kuburirwa irengero k'iwacu, cyane cyane ko bamaze kubona ko abanyarwanda hafi ya twese twamaze gucana ku maso. Kandi mu kumara gucana ku maso ntabwo tugaragaza uruhande duhagazeho nk'abantu bari imbere mu gihugu. Abantu bari imbere mu gihugu barakubwira bati mbonye rero ndagushigikiye, ariko ndi hano ntacyo navuga, ndacyakoma amashyi, ariko nubwo nkoma amashyi n'ibyo kwisura ku mutima turi kumwe. Ibi bintu inkotanyi nta kundi zishobora guhangana nabyo. Barimo bakoresha uburyo bwose kugira ngo barebe ko babigarurira, bumve icyo mutekereza. Ujye muri iyo gurupe wandikemo ko udakunda M23 cyangwa bitewe na topic bazanye bashizemo. Nimero yawe barayibonye, bavuze ati uyu muntu batangira bagukurikirana ejo usange baragukinduye, dore ko ari bo muco wabo. Ubwo rero ndagira ngo mwirinde aya magurupe. Iyi gurupe niba ari umuntu yigushizemo, nyabona wigira icyo uvuga hita uyisohokamo. Ibintu byo kuganira kuri politike batavugira ku karubanda mugiye kujya muvugira kuri magurupe ya WhatsApp biteye inkeke ndetse n'impungenge. Niyo mpamvu mbabwira nti mwirinde aya magurupe, hatazagira umunyarwanda ushobora kuba yagira ate yabigwamo. Muri ino minsi rero urugamba namaze kubwira ko rwahinduye isura, ntabwo bikimeze nka mbere, cyane cyane ko ntabwo tumaze iminsi tutabona bya bikorwa bya Generali Masunzu. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko hari ibyo bari barimo bimwe iwacu twita guhererekanya ububasha. Nibyo yari yarahawe kuyobora hano ku mirongo y'urugamba, ariko hagombaga kubaho ibyo bita guhererekanya ububasha. Ubu rero yarangije guhabwa ububasha bwose, bivuze ko tugiye kubona umuriro. Ya operasiyo twababwiye Bunagana tu Kigali, mwitegure ko igiye gutangira mu minsi mikeya cyane. Ndetse n'aha ngaha i Masisi ubona RDF M23 irimo irabyinira iyi saha, bigiye kuba ibindi bindi. Ibi twari tumaze iminsi tuvuga, izo operasiyo yaramaze iminsi akora, mwibaze ko yazikoraga gusa atarahabwa inshingano mu buryo bwuzuye, atarahererekanya ububasha. Ubu rero agiye kuba ari hariya ari ku rugamba, ayoboye urugamba, cyane cyane yuko izi nkotanyi azizi. Ibyo zakora zose, ibyo zakwigira byose, agiye kuza noneho ibyo agiye gukora agashya. Ndagira ngo ubu mu minsi mikeya mugiye kongera kubona rwose agatsiko kavuza induru mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero ubwira abantu bari muri Uganda mu nkambi zigiye zitandukanye, mvuga nti nimuhumure rwose, ibyo bifobagane biri aho ngaho birimo birabishima hejuru, ni iby'akanya gatoya, ni iby'iminsi mikeya cyane rwose, itageze no ku cyumweru.
itageze no ku cyumweru tugiye kuzaza tuvuga ibindi bindi, cyane cyane ko ndi kumvise niba banafashe, icyo nababwira bwo ubutumwa naha RDF M23, niba yafashe Masisi nifate na Goma. Ntabwo nshaka gukomeza kuyumva za Masisi buri gihe ngo bafashe uduce tutabona ihinduka. Turashaka kubona bafashe Goma, nibafate Goma. Niba ari abagabo, niba bazi guhangana kugira ngo iki kibazo tukigeze ku musozo, nibaze rwose bafate Goma n'umutima utuje, baze bafate Goma, barwane nk'abagabo, bavuge bati twafashe Goma. Bareke ibi bintu by'ubwoba by'ubugegera byo gutera bihishe, ugasanga ngo ni umukuru w'igihugu yikomanga mu gatuza, ariko kujya ku rugamba agenda ari kubundabunda. Wajya ku rugamba ukagenda uri kubundabunda ukagera ku kikoko? Wajya ku rugamba uri kubundabunda ukagera ku ki? Ndagira rero mbabwire yuko niba hari ibyo bagomba gukora, bagomba gutera beruye, tukababona ku mirongo y'urugamba mu buryo bweruye bumeze neza cyane. Ubwo rero ibyo ngibyo byose tuzajya tugenda tubirebera hamwe mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi turi ku cyumweru, amakuru yegaba ari menshi, ariko tuba tugomba guca mu ncamake kugira ngo dutunguze uburyo umwete. Ubwo rero abantu bose bari kunsaba amavideo nyabona yo ku rugamba, muhumure, turaza kuyabagezaho. Murabizi ko ntacyo tujya turinda, turaza kubibagezaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero reka tugarukirize aha ngaha ikiganiro cyacu cya none. Turabakunda kandi twizere ko mwagize weekend nziza, icyumweru mugiye gutangira kizababere cyiza cyane, muzahahe murongo.